Kuva tariki ya 8 kugeza tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyateguye ingendo mu turere dutandukanye aho mu gihugu mu rwego rwo kugaragariza ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda aho urugamba rwo gukumira virusi itera sida rugeze. Turere twasuwe ni Rwamagana, Kayonza, Nyagatare na Gatsibo two mu ntara y'Iburasirazuba. Bimwe mu byagaragaye ni urubyiruko rugitinya kwipimisha ni mu gihe RBC ivuga imibare y'ubwandu igenda igabanuka. Imibare mishya itangazwa na RBC igaragaza ko mu Rwanda abafata imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida ari 219 bangana n'8%. RBC kandi ivuga ko urubyiruko ari rwo rwibasiwe cyane kuva hagati y'imyaka 15 kugeza 49 bihariye 3%. Naho ubwandu bushya buri ku kigero cy'8 ku gihumbi. Urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka 24 ruri ku kigero cya 3.5%. Ndetse abakobwa akaba ari bo bandura cyane ugereranyije n'abahungu. Naho intara y'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali akaba ari zo ziza ku isonga mu kugira umubare munini w'abafite ubwandu bwa virusi itera sida. Imibare itangazwa n'akarere ka Rwamagana igaragaza ko muri aka karere abagera ku 9,280 aribo bafata imiti y'ubwandu bwa virusi itera sida. Uwamahoro Afisa, umunyeshuri wo muri groupe scolaire Rwamagana, avuga ko urubyiruko rutinya kujya kwipimisha virusi itera sida kubera ko aho bajya kwipimishiriza virusi itera sida bahasanga abantu bakuru bigatuma batinya kujyayo kubera ko babaseka. Impamvu mba mbona njyewe tubitinya nuko akenshi iyo dushobora kujya kwipimisha twarangiza twakisangamo iyo ndwara twarangiza rimwe na rimwe tukiheba tukabona bagenzi bacu barimo baraduseka, ariko hino systeme yaziye inama zaraje barakubwira ati kwa muganga kujyayo nta kibazo, imiti n'ubuntu ya virusi itera sida. Ubu ngubu iyi systeme twebwe turayishimiye, nko mu kigo cyacu inama zigiye zihora ziza gutya tukajya tugira ino systeme buri gihe. Ndabona byagabanyuka n'abaterwa mada igihe kitageze nabo ndabona byagabanyuka. Natinyaga nyine nanjye kwipimisha, ariko kuva nabonye ino systeme ngiye ingamba mfashe ubu ngubu nagutinya. Umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana Dr Nshizirungu Placide yishimiye ubukangurambaga bwo kurwanya sida bwatangirijwe mu karere ndetse anemeza ko ngo hari n'umusaruro babwitezeho. Iyo tumuhaye amakuru nk'uko nguko yageze mu biruhuko noneho afata ya makuru yahawe na mwarimu n'ibiganiro twamuhaye n'iki akavuga ati reka ngana ikigo cy'urubyiruko kinyegereye cyangwa ivuriro kinyegereye menye uko mpagaze. Ikindi uko ababyeyi bazagenda babishishikarizwa batinyura, namwe se mukadufasha bakabyumva ku maradiyo ahantu hatandukanye bamenyera amakuru, bizajya bituma abitekereza hanyuma nagira mu biruhuko yipimisha amenye uko ahagaze. Ikindi kandi nagira mu biruhuko umuntu namushuka akubita agatima kuri ya makuru twamuhaye ayabyaza umusaraba, avuga ati ya makuru bambwiye ko sida igihari kandi nyinshi mu rubyiruko reka nirinde. Ibyo byose ni ubufatanye kandi bushoboka, twizera ko bishoboka kandi tuzabigeraho. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Dr Ikuzo Bazil avuga ko kwipimisha virusi itera sida ariyo ntambwe ya mbere mu kwirinda iki cyorezo, kuko bituma umenya uko uhagaze, wamara kumenya uko uhagaze wasanga waranduye ukajya ku miti, wasanga utarandura ugafata izindi ngamba zo kurushaho kwirinda. Nk'uko wari ubibaje rero ngo urubyiruko mwagiye muganira rwabagaragarije ikibazo cy'uko iyo bagiye benda uburyo babakira bitabanyura. Icyo kiri mu mbogamizi dufite kandi turanabizi, ariko muri gahunda dufite nka RBC nuko tugenda twigisha abatanga izo serivisi izo twita friendly services ku rubyiruko, kuko uko twakira umuntu mukuru ujya kumupima virusi itera sida ntabwo ariko akakiriye urubyiruko. Iyo ni gahunda rero yatangiye ku buryo kugeza ubu ngubu aho tumaze guhugura gutanga serivisi nk'izo ngizo tugeze kuri 56% kw'ibigo nderabuzima byose dufite. Ni ukuvuga ngo ibyo bigo byahuguwe kuba byatanga izo serivisi by'umwihariko nk'abakira urubyiruko. Iyo rero ni imbogamizi kuko urumva ko niyo twabonye akamaro ko kwipimisha, iyo urubyiruko rutabashije kwipimisha icyo gihe ni imbogamizi. Ibyo nabyo bishobora kubaviramo kuba byakwirakwiza virusi itera sida kuko ashobora kuba yifite atabizi kuko atigeze yipimisha. Ibyo rero turabizi nizo ngamba twafashe ku buryo twifuza ko byibuze uno mwaka ugomba kurangira
ibigo nderabuzima byose bishobora gutanga izo serivisi zihariye ku rubyiruko. Ngaramba Alphonse, umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Kayonza, aganira n'itangazamakuru, yemeje ko mu gihe umugore utwite asanze yaranduye virusi itera sida nta nkurikizi, amabwiriza n'inama za muganga no gufata neza imiti ashobora kwanduza umwana, bityo rero basaba kwitwararika. RBC ivuga ko abana 1% aribo bandura virusi itera sida, mu gihe 99% bo bakura ari bazima nta bwandu bwa virusi itera sida bafite kandi baravutse ku bagore banduye. RBC ivuga ko ikomeje ubukangurambaga kubera icyuho cya 2% cy'abagore batwite banduye virusi itera sida abagaragajwe n'ubushakashatsi ko badafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'umwana nk'uko bikwiye. Mu karere ka Nyagatare aho uru rugendo rwakomereje, umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliette yavuze ko bashyize imbaraga mu bukangurambaga bugamije kwigisha abaturage kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na virusi itera sida. Josiane Niyigena, Pacis TV, i Kigali.